Reka mbasuhuze kandi nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari nabo bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko abatuye Nyabyondo muri Rulindo nabo muri Gisagara mu ntara y'Amajyepfo basoje umwaka w'ibihumbi 2024 mu bwigunge, nyamara abandi bo bari mu byishimo. Turaza kubirebera hamwe. Ku rundi ruhande turababwira ko abarezi bavugwaho gusambanya umunyeshuri bakamutera inda bamaze kurekurwa. Turaza nabyo ako birambura. Ngizi rero inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa mu nyemerere mbere yo kuzinjiramo ku buryo burambuye mbanze mfate akanya gatoya ambashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, urw'agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane, ariko tunashimira mwe by'umwihariko mwakoze subscriber ku Ibendera TV. Mwarakoze guhitamo neza, ari nako tunibutsa batarakora subscriber ku Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza gutambutsa igitekerezo cyanyu ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Ikaze. Abaturage bakoresha umuhanda Kigali Nzove Skol Nyabyondo Ruli basoje umwaka w'ibihumbi 2024 mu bwigunge nyuma y'igihe kinini. Bavuga ko bategereje ikorwa ry'uyu muhanda, amaso akaba ngo yaraheze mu kirere. Abakoresha uyu muhanda bavuga ko babangamiwe n'imihahirane no gushaka ubuzima bibagora, kuko ngo uyu muhanda uba abangamiye cyane. Bavuga ko ngo gutega imodoka bibahenda, kubera ko ngo abashoferi bavuga ko kuzana imodoka zabo muri uwo muhanda bituma azipfa rimwe na rimwe na abemeye gutwara abagenzi muri uwo muhanda, ngo ibiciro bikazamuka cyane, kandi ngo imodoka nazo zikaba nkeya, kuko ngo zimwe ziba zanze gukorera muri uwo muhanda, ndetse ngo hariho n'igihe abagenzi barara muri gare ya Nyabugogo babuze imodoka zo kubatwara, abandi bagataha mu buryo bubahenze cyane. Aba bagenzi kandi bavuga ko ngo harimo n'igihe babura ikibatwara neza neza, nk'igihe ngo haguye imvura, zimwe mu modoka zikanga gukorera muri uwo muhanda. Izindi mbogamizi aba bagenzi bagaragaza ngo n'umwijima uhaba mu gihe cy'ijoro, kuko ngo nta matara ari ku muhanda. Ibi rero bakavuga ko ngo bishobora gutuma hari abagirirwa nabi cyangwa abakibwa, ndetse abandi bakaba bakwicwa. Umurerwa Regine ukunze gukoresha uyu muhanda avuga ko nta muntu ushobora kurimba azi ko ari bukoresha uyu muhanda, kubera ngo ko iyo utarimo ivumbi uba urimo ibyondo. Agira ati ntiwakwambara umwenda mwiza kubera ivumbi riba muri uyu muhanda. Kubona ikinyabiziga kigutwara ni ikibazo, kubera umuhanda mubi urimo n'ibinogo byinshi, ku buryo ngo abenshi banga kunyuzamo ibinyabiziga byabo iyo hatarimo ivumbi, ngo haba harimo ibyondo. Abakoresha uyu muhanda kandi bose ngo bahuriza ku kibazo cy'uko babangamiwe, bagasaba inzego zibishinzwe kuba azabafasha kugira ngo ikorwa ry'uyu muhanda ryihutishwe ndetse rishyirwemo ubushake n'imbaraga. Umujyi wa Kigali usaba abaturage kwihanganira imihanda idakozwe, wizeza ko biri muri gahunda nubwo ngo hataragaragazwa igihe. Claudine Ntirenganya, umuvugizi w'umujyi wa Kigali, avuga ko hari imihanda nyabagendwa idakoze, ariko akavuga ko umujyi wa Kigali ngo uba ufite gahunda yo kuzayikora yose. Madamu Ntirenganya Claudine akomeza avuga ko abaturage nabo baba bakwiye kugira uruhare mu kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe bidakomeye cyane.
aha Emma Claudine agira ati bimwe mu byo abaturage bagerageza gukora ni nko kuba abantu batuye mu mihanda itarageramo amatara byibura abagomba kugira itara ryo hanze kuko nabyo bifasha, harimo abyibwiriza ariko n'abandi turabibashishikariza. Madamu Emma Claudine kandi asoza yihanganisha abakoresha umuhanda Nyabyondo Nyabugogo Skoro ababwira ko igihe cyabo nikigerwaho umuhanda uzakorwa. Kuri ubu mu gihe cy'iminsi mikuru abakoresha uyu muhanda bari kwishyuzwa amafaranga arenze ayo bari basanzwe bishyura kubera ko ubu bari kwishyurwa amafaranga y'igihumbi ku rugendo bajyaga bishyuza cyangwa se bishyura amafaranga 700, nyamara mu minsi ishize ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2023 bararwishyuraga amafaranga 277. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2023 umuyobozi w'ikigo gishinzwe ubwikorezi mu Rwanda RTDA Bwana Imena Munyampeta aganira n'umunyamakuru wa ibendera.com yavuze ko inyigo y'uyu muhanda yarangiye, akaba ngo hategerejwe ko haboneka amafaranga ayo kuwukora. Umuyobozi wa RTDA Bwana Imena Munyampeta yagize ati inyigo yawo yararangiye, turacyategereje ingengo y'imari kugira ngo tuwukore. Sinavuga ngo iyo ngengo y'imari izaboneka muri uyu mwaka cyangwa mu mwaka utaha, ubwo yavugaga mwaka w'ibihumbi 2023 cyangwa muri uyu mwaka dusoje w'ibihumbi 2024. Aha icyakoze yavuze ko ngo igihe iyo ngingo y'imari izabonekera umuhanda uzahita ukorwa. Kugeza ubu rero tariki 31 Ukuboza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uyu muhanda abawukoresha bakaba bavuga ko bawusoje bari mu bwigunge kubera ko bakomeje kugorwa n'ubuhahirane kubera ikibazo cy'uyu muhanda. Uyu muhanda kandi umaze igihe utegerejwe, dore ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yasuye akarere ka Gakenke ngo arebe aho ibikorwa remezo muri aka karere bigeze. Icyo gihe abayobozi b'aka karere n'izindi nzego zirebwa n'iyubakwa y'uyu muhanda bakaba ngo baramubwiye ko ibyawo birimo gutangira bidatinze, ariko igitangaje ni uko kugeza na n'ubu uyu muhanda utarakorwa. Ni umuhanda kandi abatuye muri ibi bice bavuga ko bemerewe na Perezida Kagame ubwo yiyamamarizaga muri ibi bice mu mwaka w'ibihumbi 2017, ukaba wari uteganyijwe kuzaborohereza mu buhahirane. Aba baturage kandi bahuje ikibazo cy'ubwigunge n'abo muri Gisagara mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Abatuye mu bice byegereye Akanyaru mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo bagaragaza ko bakomeje kugorwa n'ibihombo byinshi ino kutabyaza amahirwe ari ku masoko atandukanye bijyanye n'uko batagira umuhanda wa kaburimbo. Umugezi wa Kanyaru ukora ku mirenge 7 irimo uwa Nyanza, Kigembe, Mugombwa, Mukindo, Muganza, Gishubi na Amamba nibo bavuga ko aba baturage baturiye muri ibi bice rero nibo bavuga ko bari kugorwa n'ibibazo byo kutagira umuhanda wa kaburimbo. Ni igice gikorerwamo ubuhinzi bw'ibihingwa nk'umuceri, ibigori, ibishyimbo, urutoki, ariko hakanagaragara imbuto ndetse n'imboga ziganjemo inyanya. Icyakora kubigeza ku isoko ngo biracyari imbogamizi kubera nyine kutagira umuhanda wa kaburimbo. Mukeshimana Ephraim uhagarariye uruganda rukora inzoga mu bitoki muri uyu murenge wa Mamba
atangaza ko gukorera ahatari umuhanda bibahenda cyane mu rwego rw'ubuhahirane kuko ngo kugeza ibicuruzwa ku isoko no gufata bimwe mu bikenerwa mu kazi kabo ka buri munsi bibahenda ikanangirika. Agira ati dukenera ibitoki henshi nko muri Nyanza n'ahandi ariko kubigeza aha ni urugamba. Iyo dukeneye nk'amacupa ava i Kigali biba ari ukuzenguruka ariko dufite nk'umuhanda uturuka i Rwabusoro Nyamiyaga ugakomeza Imamba byaba ari bugufi ya Kigali kandi hagendeka neza. Perezida wa Kupeki Mamba yashibutse ku ihuriro ryitwa Okoribu rigizwe n'abahinzi 18,000 b'umuceri biganje muri Gisagara. Iyamuremye Eric nawe avuga ko kutagira umuhanda wa kaburimbo wa Gisagara Nyanza ari igihombo gikomeye cyane. Yavuze ko uramutse wubatswe wafungura amarembo y'iterambere ku bahinzi bo muri aka gace bakageza umuceri wabo ku isoko rya Kigali n'ahandi bitabagoye. Agira ati nubwo dufite uruganda rw'umuceri rwa Gikonko uyu muhanda uramutse ukozwe byatuma umusaruro ukusanywa byoroshye ukanagera ku isoko byoroshye. Akomeza agira ati ni inyungu ikomeye ku muturage turamutse tubonye uyu muhanda. Ni mu gihe perezida wa PSF mu murenge wa Mamba Ntagengwa Alex yavuze ko muri ibyo bice heramo inyanya nyinshi ariko bakabura isoko ryazo bitewe no kutagira umuhanda, aho avuga ko uyu muhanda uramutse ukozwe byaba ari amahirwe y'umurimo aho ngo babyaza izi imbuto zihera umusaruro. Umuyobozi w'akarere ka Gisagara wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habineza Jean Paul atangaza ko bakomeje ubuvugizi ku nzego nkuru z'igihugu kugira ngo uwo muhanda ube wakubakwa kuko ngo bigaragara ko aka karere gasa nk'agifungiranye ndetse abaturage bo muri ibi bice bakaba bari mu bwigunge. Kuwa 25 Gashyantare mu mwaka w'2019 nibwo abikorera bo mu karere ka Gisagara bagejeje icyifuzo cy'umuhanda wa kaburimbo uturuka mu karere ka Nyanza werekeza Gisagara kuri Perezida Kagame w'u Rwanda. Icyo gihe yari yasuye ibice bitandukanye by'intara y'Amajyepfo abonana n'abavuga ari kumvikana abo muri ibyo bice. Aba rero bakaba nabo bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'uyu umuhanda, bakaba bavuga ko mu gihe waramuka ukozwe byaba ari ibyishimo kuri aba abaturage. Twihuse reka tubabwire kandi ko abarezi bavugwaho gusambanya umunyeshuri bakamutera inda aba amaze kurekurwa. Wahoze ari perefe ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri witwa Mugabo n'uwari umwarimu witwa Venuste Sibomana baregwaga gusambanya umunyeshuri bigishaga bakamutera inda aho bose bakoraga mu ishuri rya Saint Trinité de Nyanza bakaza gufungwa, ubu bamaze gufungurwa. Ubushinjacyaha bwaregaga wari Prefet de Discipline Mugabo Fidele ko yasambanyije umunyeshuri yareraga akamutera inda maze akanayimukuriramo, aribyo byiswe icyaha cyo gukuriramo undi inda. Bimwe mu byo ubushinjacyaha bwashingiragaho bushinja wari Prefet de Discipline Mugabo bwemezaga ko Mugabo ngo yagiye asohokana uwo munyeshuri mu bihe bitandukanye akamujyana mu tubari bakagirana ibiganiro bitandukanye kuri Facebook birimo aho
wari prefet de discipline mugabo ngo yitanaga asheri n'uwo munyeshuri. Ikindi kandi ubushinjacyaha bwashingiragaho ngo nuko uyu wari prefet de discipline mugabo ariwe wanaguze ibinini byakuriyemo iyo nda uwo munyeshuri. Ibyo byose rero ubushinjacyaha bwabishingiragaho ku buhamya ibyo byose kandi bikiyongera ku byo ubushinjacyaha bwashingiragaho by'ubuhamya bw'umunyeshuri washinje mugabo ko basambanaga ndetse n'ubuhamya bw'abandi barimo n'ubuhamya bw'abandi barimo abari bafunganwe na mugabo Fidele. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba barapimye uwo munyeshuri n'uyu wari prefet de discipline ngo barebe niba iyo nda yavanwemo yari ya mugabo koko. Uhagarariye ubushinjacyaha nawe mu gusubiza yagize ati oya ntibyakozwe, ariko ubuhamya bwatanzwe n'abantu batandukanye burimo bakoranaga na mugabo ndetse n'umunyeshuri uvuga ko yasambanyijwe na mugabo kuko ngo yari mukuru uzi ubwenge birahagije, bityo ibyaha rero ngo bamuregaga mugabo Fidele bikaba ngo byari ukuri ndetse bikwiye kuba bimuhama. Ku wahoze ari umwarimu Venuste Sibomana, ubushinjacyaha bwavuze ko uyu Venuste Sibomana yarahuriye na mugabo Fidele mu gusambanya uyu umunyeshuri. Ubushinjacyaha bukavuga ko Venuste we ubwe ngo yasohokanaga uriya munyeshuri mu maroje i Huye mu bihe bitandukanye bagasambana. Ubushinjacyaha bwavuze kuri Venuste Sibomana ngo ko yamaranye n'uriya munyeshuri mu nzu ye iminsi 4 basambana. Uhagarariye ubushinjacyaha icyo gihe yagize ati uyu wari mwarimu Venuste yahakana gute ko atasambanyije uriya munyeshuri baramaranye iminsi 4 mu nzu? Yari mushiki we? Ni kiremba se? Muri iyo minsi yari yisiramuje se? Ubushinjacyaha bukemeza ko uwari mwarimu Venuste akimara kumenya ko uwo munyeshuri yasamye ubwoba ngo bwaramwishe niko kumuzana mu nzu yari acumbitsemo, no kuvuga ghetto, kugira ngo iyo nda ivanwemo kuko ngo byarangiye bigenze nk'uko ngo byarangiye bigenze, ariko ngo byari mu rwego rwo kwirengera arengera inshuti ye mugabo. Uhagarariye ubushinjacyaha agira ati inzego z'iperereza zanasanze uwo munyeshuri arembeye mu nzu Venuste Sibomana yaracumbitsemo. Ibyo ubushinjacyaha buvuga ko ngo Venuste yasambanyaga uriya munyeshuri bwanabishingiraga ku buhamya bwa bamwe mu bakoranaga na Venuste Sibomana. Ubushinjacyaha bwasabaga ko ari uwahoze ari prefet de discipline mugabo Fidele n'uwari umwarimu witwa Venuste Sibomana abahamwa n'ibyo baregwa, maze bagakatirwa igifungo cy'imyaka 25. Fidele mugabo yiregura ibyaha byose yabihirikiye kuri mugenzi we bari bafunganwe ariwe Venuste Sibomana. Mugabo akavuga ko afunzwe azira ibyo yise amaherere n'akagambane kuko ngo bari bafunganwe bari kakagambane kabo bari bafunganwe barimo Venuste Sibomana. Mugabo yemezaga ko atarakwiye gufungwa kuko ngo uwo munyeshuri yanasanzwe mu nzu ya Venuste Sibomana, bityo we atarakwiye kubiryozwa. Yagiraga ati ubushinjacyaha na Venuste bavuga ko uwo munyeshuri yarari kwa Venuste ari gukurirwamo inda yanjye kugira ngo Venuste anyitangire. Yarindaga anyitangira, ni Yezu witangiye abantu.
Mugabo yakomeje agira ati ariko ubundi indinda usohokana umunyeshuri nareraga mu tubari ntari narabuze aho nsohokera nari narabuze aho nsohokana nabo. Urukiko rwabajije niba koko ibyo biganiro ubushinjacyaha bwavuze yagiranaga n'uriya munyeshuri kuri Facebook byarabaye. Mugabo Fidele nawe mu gusubiza agira ati yego ni ibyanjye. Urukiko rwongeye kubaza Mugabo ngo ni gute Prefet de Discipline yagirana ibiganiro nk'ibyo n'umunyeshuri arera. Mugabo Fidele nawe mu gusubiza agira ati murakoze nyakubahwa perezida wiburanisha, njye ngirana ibiganiro n'umunyeshuri numvaga ari ibintu bisanzwe, niba ari byo nzahanirwe ko naganiriye n'umunyeshuri aho guhanirwa ko namusambanije ndetse nkanamukuriramo inda. Fidele Mugabo yasabaga urukiko ko yagirwa umwere agafungurwa dore ko ngo yaranamaze igihe afunzwe kirenga umwaka wose. Wahoze ari umwarimu Venuste Sibomana we mu miburanire ye yemeye ko uwo munyeshuri yari mu nzu iwe igihe yarimo akuramo inda. Venuste nawe adaciye ku ruhande yemezaga ko iyo nda y'uwo munyeshuri yari iya Mugabo Fidele kandi kumuzana muri iyo nzu ye ngo byari ugufasha Mugabo. Venuste agira ati niba ari uko Mugabo yari kavukire muri kariya gace, Mugabo yaratinyitse haba mu kigo no hanze yacyo. Venuste ntiyemeye ko yigeze asambanya Venuste ntiyigeze yemera ko yigeze asambana n'uriya munyeshuri. Venuste kandi yashingiye ko yemeye ko uwo munyeshuri aza gukuriramo inda mu nzu ye yakoreshaga yasambanaga nawe ngo arabihakanye cyane. Urukiko rushingiye ko uwari Prefet de Discipline Mugabo Fidele ndetse n'uwari mwarimu Venuste Sibomana batapimwe ndetse n'uwo munyeshuri byibura ngo hamenyekane uwamuteye inda muri abo, urukiko rugasanga aba bombi batahamwa n'icyaha cyo gusambanya uriya munyeshuri imyaka 21 bitwaje ububasha abari bamufiteho koko ngo baramwigishaga kandi ngo ikimenyetso cy'imvugo za abatangabuhamya ntago ngo gihagije mu gihe kidafite ikindi kimenyetso kizishyigikira. Urukiko kandi rugasanga akuba Venuste Sibomana yaratije inzu uriya munyeshuri akajya kuyikuriramo inda abyo akwiye kubiryozwa agakatirwa igifungo cy'umwaka umwe naho Fidele Mugabo akagirwa umwere. Hashingiwe ko Venuste Sibomana yari amaze igihe kirenga umwaka afungiye mu igororero rya Muhanga, yahise afungurwa kimwe na Fidele Mugabo wari ufungiye mu igororero rya Muhanga nawe yahise afungurwa kuko yagizwe umwere. Iyi dosiye yatangiye mu mwaka w'2023 irimo abantu 5 harimo abarimu 4 n'umukozi wo mu kabari umwe. Abo barimu ni Mugisha Victor na Eduhire Thierry bafunzwe bakaba abakurekurwa bakaba bararekuwe bombi. Uruhare rwabo bakavuga ko bari basuye mugenzi wabo mu rugo Venuste Sibomana batazi ibyateguwe, barimo kandi umukozi wa kamwe mu tubari tw'Inyanza watawe muri yombi bikekwa ko iriya miti yo gukuramo inda ari we yakiriye. Gusa uwo mukozi we wo mu kabari anafunguwe mbere y'abandi
yireguraga avuga ko iyo miti kuyakira yabisabwe na Prefet de Discipline Mugabo Fidele kuko ngo yari asanzwe ari umukiriya wabo, maze uriya mukozi akakira envelope atazi ikirimo. Ibyo Mugabo we yaburanaga abitera utwatsi ko ibyo atabizi. Hakaba amakuru ko iyo nimero ya telefone yavuganaga n'uriya mukozi itari mu mazina ya Fidele Mugabo. Ntiharamenyekana niba ubushinjacyaha buzajuririra iki cyemezo nubwo bufitiye uburenganzira, gusa bakaba bamaze kurekurwa. Tuganye ku musozo w'izi nkuru rero twagarukagaho muri aka kanya. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho hano ku Ibendera TV. Turabashimira inkunga yanyu yo gukora subscribe ku Ibendera TV, ariko tunabibutsa gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye kugira ngo amakuru agere kuri bose. Niba wifuza gutambutsa igitekerezo cyawe ku Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 inimero yakira ubutumwa butandukanye, ubundi tukakuyamagarira mu gihe bibaye ngombwa. Ndabashimiye cyane kandi mbasezeyeho. Inkuru ku Ibendera TV nakagaruka. Mugira amahoro n'amahirwe muhaye kandi muronke, musoze umwaka w'2024 mu mahoro, mutangire n'undi kandi muzawugiremo amahoro n'amahirwe.